karabuye umukobwa wanze ujye kumupimisha abantu bavuye mu Bushinwa bashaka kuba batuzaniye covid ninde ukubwiye ko mvuye mu Bushinwa amaraso mfite sinjya nandura sida niyo covid ntiwayinyanduza njye mfite amaraso bita O nanjye mfite O rero yego ufite O nanjye mfite O iyi weekend imaze urabizi ko weekend yahereye ku wa mbere nubizi ko abantu bamaze igihe mu kiruhuko n'ubu biracyakomeza twakubise ku wa gatandatu ku cyumweru ibyo abakozi bazasubira ku kazi ku wa mbere yego muri iyo weekend we byari bimeze bite ariko reka mbwira abantu izi konje bamwe zirasiga ari abakene uzi impamvu abenshi bumvise ngo ni amakonji bamwe bajya Gisenyi barasohoka bamwe basohokana abakobwa bajya ku mazi kuwa mbere bamwe amakote ubwo bamwe barabafunga wasaba bari kopesha amafaranga mu mabanki bashaka kubomora kuvuga ngo usohokanye sheri barabafunga cyangwa mugurisha amasambu yanyu cyangwa amazu yanyu bayafatire ubu tuvuge ko nta muntu wabomoye muri iyi minsi kubomora shabyiwe ariko kubomora n'amazu barimo kuyabomora muri iyi minsi wagiye ahantu bita Nyabisindu rero ukuntu bayabomoye n'imashini ikajyamo ikayabomora ni umushinwa oya ntabwo ugenda umushinwa nta n'ikintu mpfana nabo ko ufite amaso mato nk'ayabo none se abantu bafite amaso mato bose ni abashinwa siko ngiye nkubonye nkagira ngo uri umudiyasipora ututse mu Bushinwa nanjye kukubwira ngo wamaye ese buriya amafaranga y'amashinwa nayo bayita ngo iki ntago nyazi yibye amabuye y'agaciro amaze kuyiba ariko numveda byagenze bite reka ndabikubwira ngiye umugore wanjye ndamukunda buriya reka mbabyize ukuri buri umugore ugufitiye abana bane nta wundi mugore wabaruta impamvu nirukanka muri izo ndangamirwa abagabo hari icyo tuba dukeneye n'ubu ngubu umugore tutabana ariko imyaka ngezemo ngiye kuzikatira ariko kuba nzikatiye mama Sandrine akaba ko dusubirana nanjye ndahita ndongora undi muntu tujye no mu murenge kuko mama Sandrine ndanabivuze nubwo arimo kunyumva ngewe njye mu nshingano zo kuzatunga abana banjye ariko nanjye nshaka umugore usazisha niba afite imyaka 52 nyine wa mugore uzaza umfurira ugira ute urabona nka Yakamwana kuva yashaka dusabe Yakamwana mbere akiri mu buzima nta mugore yambaraga inkweto zigahumura nabi rimwe hari imbwa yigeze kuzitwara izitwara mu menyo kuko inkweto iyo zinuka ziba zinuka nk'uruhu rw'inka rwabuze buri imbwa zikunda inyama zese iyo mbwa yahise itwara inkweto za Yakamwana yumva ko ari inyama zaboze irazirukankana mu menyo ikimara kuzirukankana Yakamwana yagiye kuryama asohotse mu gitondo kandi mu ikaritsiye hari abaturanyi bari bimutse uwo munsi muri iryo joro Yakamwana yahise avuga ngo hari abaturanyi ngo banyibye inkweto zanjye ngo kandi ari imbwa yazitwaye ariko muri iyi minsi yashakiye dusabe Yakamwana yarakeye naza njyenyine reka nkwereke ibihumbi 100 mu ngendo muzabitanga kuko ubwo urumva nimba bizaba ku mubyizi numva n'ubundi mba mumbye bya biganiro byanjye nkora ku munsi kuko ikiganiro iminota itarenze 30 ndimo guca 25 kandi ku munsi nshaka gukora ibiganiro 5 cyangwa 6 ubwo mbwira n'ibihumbi 100 mwabimpa dupanga umunsi wepa ikibazo si amafaranga wereye umunsi uhita umpamagara sawa murakoze wari muri diri zose we n'umunyagisenyi ngo ni muri Serena mwana tujye twihagarara munsi ibintu by'utubari nijoro ko namaze kubikata ndabasuje mwese abakurikiye Q Magazine hano uyu munsi turi kumwe n'umustar wacu hano ni Nzovu so amakuru yawe amakuru ni meza
weekend ariko bimeze bite? ntabwo ari meza cyane urabona mu gihe tugezemo turi mu gihe cya samu nk'ejo utujojoba twarajojobye ariko imvura ntiyagwa indi isoma ubutaka abantu barwaye icyo bita giripe n'ibicurane uzi ko muri iyi minsi umuntu asigaye azana akamyera cyangwa agakora ukagira ngo yanduye sida ugasanga nimba uri kumwe n'umuntu ahita avuga ngo uriya muntu yaranduye kuko ibihe turimo ntabwo ari byiza cyangwa ukabyitiranya na covid kuko nayo yarateye. covid yarahagaze Covid hari covid iriho kandi nimba inariho twebwe dufite za nkingo 3 nta covid mu izina rya Yesu Kristo covid Imana yarayitsinze ntabwo tuyishe ko yagaruka mu Rwanda. Yego. Hanyuma se iyi weekend urabizi ko ndabona ureba nk'umushinwa wasanga ahubwo yizanye. Oya. Nyamara urayizanye. Ndareba umeze nk'umushinwa wasanga uvuye mu Bushinwa ukaba uzuyizanye. Mu Bushinwa ntabwo ari nahiri. Nta makuru ufite. Wasanga uje gusuhuza umuzungu wacu bita Karabo ukaba uvuye mu Bushinwa uje gushaka Karabo hano i Kigali. Karabo ntaribi nawe nyine twavugana ahubwo nari ndi kukubaza Karabo uyu mukobwa wanze ujye kumupimisha. Abantu bavuye mu Bushinwa bashaka kuba batuzaniye covid. Ninde ukubwiye ko mvuye mu Bushinwa? Amaraso mfite sinjya nandura sida niyo covid ntiwayinyanduza njye mfite amaraso bita O. Nanjye mfite O rero. Yego. Ufite O nanjye mfite O. Ibyo ni byiza ntabwo twese twakwanduzanya. Reka nkubaze iyi weekend imaze urabizi ko weekend yahereye ku wa mbere nubizi ko abantu bamaze igihe mu kiruhuko n'ubu biracyakomeza twakubise ku wa gatandatu ku cyumweru ibyo abakozi bazasubira ku kazi ku wa mbere. Yego. Muri iyo weekend we byari bimeze bite? Ariko reka mbwira abantu izi konje bamwe zirasiga ari abakene uzi impamvu abenshi bumvise ngo ni amakonji bamwe bajya Gisenyi barasohoka bamwe basohokana abakobwa bajya ku mazi ku wa mbere bamwe amakote ubwo bamwe barabafunga wasaba bari kopesha amafaranga mu mabanki bashaka kubomora kuvuga ngo usohokanye sheri tugiye ku mazi ibaza umukobwa za konji nkenye koko nimba kose 200 ku munsi umujyanye araye muri Serena mu kanya Serena navuganaga n'umuntu wo muri Serena ku Gisenyi nanjye barimo kunshaka bari abantu banshaka Serena nibura ko harara ijoro rimwe ni 200 ku munsi ibaza none uharaye iminsi 4 barabafunga cyangwa mugurisha amasambu yanyu cyangwa amazu yanyu bayafatire barangiye konji ngiye kuri Nzovu konji zibaye ngiye ntabwo njya nshidukira ibintu byo gusohoka cyangwa ibiki n'ibiki. Ubu tuvuge ko nta muntu wabomoye muri iyi minsi. Kubomora shabyiwe ariko kubomora n'amazu barimo kuyabomora muri iyi minsi wagiye ahantu bitanya bisindwe yo kuruba bayabomoye n'imashini ikajyamo ikayabomora. Igihe tugezemo Kigali yacu irashaka inzu igeretse 2 ubu n'amazu arimo kubomorwa noneho. Ewan ndumva ari hata ni Umushinwa. Oya ntago ugenda Umushinwa nta n'ikintu mpana nabo ko ufite amaso mato nk'ayabo. None se abantu bafite amaso mato bose n'Abashinwa? Siko ngiye nkubonye nkagira ngo uri umudiaspora ututse mu Bushinwa nanjye kuko ngo wamaye kuma ese buri amafaranga y'Amashinwa nayo bayita ngo iki? Ntago nyazi nayo ariko ngo njya numva ngo ari hasi cyane ntago ari amadolari nk'ayo mafaranga muri Amerika amayero amapaundi amapaundi yo nayo mu Bwongereza ariko yo nayo ntabwo aremereye cyane. Araremereye nyama n'igihumbi cyayo ni 1,000,000 y'amanyarwanda. Ararenze bazabitubwira amapaundi aba hejuru y'amadolari maze yego kwashya niki nese amafaranga y'amapaundi uyabwirwa niki ngemenyereye idolari nyine nayo aba afite ukuntu ameze abariho perezida wa Nuza umunsi umwe nzari gushakira ndikuzanira hano mu Kigali ubwo ntaryo nagenda. Abashinwa nta mafaranga mugira Ubushinwa ntayo namwe muza guharura imihanda yo mu Rwanda mukagira gute? Umbaye Umushinwa koko
ntago ndi uzi umushinwa wakenye mu Rwanda abagenda n'amaguru nka nzovu bambaye bya bigofero bisinze ariko ntago ndamubona bamaze iminsi badukubitira abanyarwanda uri umushinwa uyumwibye barimo kutwicira abanyarwanda mbone ariko igihugu cyacu cy'u Rwanda kiritonda aho uzi kugira ngo umuntu ave hanze nk'abatanzaniya baza bakadukubitira hano i Kigali kuko igihugu cyacu gikunda umunyamahanga kuko nacyo cyabonye ubuzima u Rwanda rwacu rwarahunze rukunda umunyamahanga uzi ko baza bakadukubitira hano shabyihorera abanyamahanga bakubitira abanyarwanda hano none uzibeshye ujye muri Tanzania uri umunyarwanda wikarakase baragukubita ariko hano badukubitira iwabo bajyana mu Rwanda rwacu nabo bakagukubitira mu buryo bw'ikofa ariko nturi umushinwa ubu nanjye inzovu wankubita hoya mu buryo bw'ikofa pana uburyo bwo nese baturusha amafaranga abanyamahanga nta mafaranga bafite igihugu cyacu gikunda abanyamahanga umunyamahanga agukubitira mu Rwanda rwacu ibeshyo ziba umushinwa umwibe mazutu agushyira hano nta mushinwa wigeze kumva ahantu bacukuraga ibintu by'ibinombe yego hari umugabo warenganye impamvu warenganye umukozi yibye amabuye y'agaciro amaze kuyiba reka numve da byagenze bite reka ndabikubwira yarayibye amaze kuyiba ayatsimba ahantu akimara kuyatsimba ahantu bari bamucunze abandi baragenda baramutsimburura barayatwara noneho undi wari wagize ajya kuyashaka mu Kinombe abashinwa bamusanzemo baramukubise kugera ubwo apfuye kugeza ubwo uwo mushinwa yaje gufungwa nimba ibyo bintu mwarabikurikiranye baje kumufunga hano mu Rwanda ko yishe umuntu byarangiye bamwoheje iwabo mu Bushinwa nimba iyo bageze iwanyu mu Bushinwa barabafunga nimba babafunga nimba barekwa ntabwo tubizi nimba bakomeza ibihano ntabwo tubizi umushinwa yabo aragukubita ugapfa ndumva bitoroshye akongera ngo urabazi mwarahuye ngiye ntabwo mbazi kuko n'ururimi bavuga ngo ni ntabwo ururimi ntabwo nzi nzovu noneho tukugarutseho watubwiye amakuru ya mama Sandrine se mama Sandrine ni umugore wanjye twabyanye dufitanye abana 4 imfura ni umukobwa akurikirwa n'abahungu 3 mama Sandrine ari aho aratuje n'umurokore afite akazi arakora n'ejo bundi nagabanya amafaranga mu Kimina bampaye 700 nk'umugore ufitiye abana ndabona n'ubundi indaya zaraziyibye namukubise 400 n'aya mafaranga yabike n'ubundi nko mu kwa 12 bucya bona niba none nzakomeza ngume mu icyo Kimina shobora intego nihaye nzafite 1,200,000 noneho kuko akora akazi kamuvuna cyane akora ahantu ashaka gukoropa akamesa akajya gute nta kumva ngo umugore w'umusitari arimo kuvunika nkamwe ni amafaranga ndamukanyafashe nzongera nyandi namuhaye abe yashinga resitora yashinga akarimantasiyo nubwo kaba kamakeya nubwo azateka ibishyimbo bya miti ariko areke kuvunika kuko akunze kurwara asima n'ibiki ngewe umugore wanjye ndamukunda reka mbabyize ukuri buri umugore ugufitiye abana 4 nta wundi mugore wabaruta impamvu nirukanka muri izo ndangamirwa abagabo hari icyo tuba dukeneye n'ubwo umugore tutabana ariko imyaka ngezemo ngiye kuzikatira ariko kuba nzikatiye mama Sandrine akaba ko dusubirana nanjye ndahita ndongora undi muntu tujye no mu murenge kuko mama Sandrine ndanabivuze nubwo arimo kunyumva
ngewe njye mu nshingano zo kuzatunga abana banjye ariko nanjye nshaka umugore usazisha niba afite imyaka 52 nyine wa mugore uzaza umfurira ugira ute urabona nka Yakamwana kuva yashaka dusabe Yakamwana mbere akiri mu buzima nta mugore yambaraga inkweto zigahumura nabi rimwe hari imbwa yigeze kuzitwara izitwara mu menyo kuko inkweto iyo zinuka ziba zinuka nk'uruhu rw'inka rwabuze buri imbwa zikunda inyama zese iyo mbwa yahise itwara inkweto za Yakamwana yumva ko ari inyama zaboze irazirukankana mu menyo ikimara kuzirukankana Yakamwana yagiye kuryama asohotse mu gitondo kandi mu ikaritsiye hari abaturanyi bari bimutse uwo munsi muri iryo joro Yakamwana yahise avuga ngo hari abaturanyi ngo banyibye inkweto zanjye ngo kandi ari imbwa yazitwaye ariko muri iyi minsi yashakiye dusabe Yakamwana yarakeye arambara agakweto katanuka amasogisi agasengeri Yakamwana yatangiye kuzana ikibuno kubera ko dusabe no kumutekera mu gitondo buriya gushaka umugore ni byiza nanjye ninasubirana na Masande ndashaka undi mugore unsazisha nibura injira muri ya myaka 60 umugore amfurira umugore antekera umugore agira gute ariko kugira ngo mu gitondo uri waranyweye inzoga uri umuntu uguha rya funguro rya mu gitondo buriya ni amakosa mama Sande nadashaka ko dusubirana ndashaka undi ndatangirana n'uyu mwaka mbivuga kandi sinzashaka umugore w'injiji nzashaka umugore ufite amashuri nk'3 wize mite mfunguza YouTube channel mboneraho no kubwira abantu barimo gufungura bakatwiyitirira hari nk'umuntu witiye YouTube channel ayita Nzovu Official unamaze kumuboroka hari abantu babizi uwo muntu amaze kumuboroka hari undi muntu ufite YouTube channel yayise Nzovu Yakamwana uwo nawe twamaze kumuboroka aragenda agafata ibiganiro akabivana kwa Gisiraje akajya akabishyira kuri YouTube channel yatwitiriye ibyo bintu ni ukwiba abantu abo bantu tugomba kubakurikirana yego ari kwiba content z'abandi okay kandi ni amakosa erega iki kibuga turimo biravuna ukoze ukodesheje cameraman n'umunyamakuru urashoye none ibyaba abandi barimo kubikoresha bo batashoye ni amakosa abo bantu rero mbonere kubabwira ko tuzatubaboroka ibyo bashyizeho bigahita biba impfabusa rega twebwe ibyo tubicana ntabwo tubizi ariko hari abo tuzatunyuraho bo babizi birumvikana none se Nzovu kuri kuvuga ngo Sandrine ngo bimeze gutya na gutya buriya si ko yakujya mu ndangamirwa nese reka nkubwire nge nzavugisha ukuri mama Sandrine n'umugore wanjye dufitanye abana ariko buri umubiri hari ibyo uba ukeneye mama Sandrine atarimo kuma ko simbana nawe ngende umuntu w'umugabo ni nkuko nawe afite umubiri ni umugore wanjye dufitanye abana tumaze imyaka 3 tutabana nawe ashaka kwiyaranja kandi iriya gahunda ntabwo igira ubwonye nisubirana nawe ikintu ashaka kuntegeka ni ukwipimisha cyangwa nanjye nshaka kumusaba kwipimisha kuko tumaze imyaka twatandukanye muri covid muri guma mu rugo yego iki gihe nitunasubirana tuzabanza twipimisha kuko nanjye mfite umubiri nawe arawufite tuvugisha ukuri yego umugabo afite umubiri hari icyo umubiri ukeneye n'umugore nawe afite umubiri nawe umubiri wacyo ukeneye yego none se reka nkubaze nk'ubu uri kuvuga uti umaze imyaka 5 utari mu rugo nk'ubu usanze hari undi mugabo wamwinjiye byagenda bite reka mbikubwire mfite abana 4 barabana n'umugore wanjye nta mugabo tuvugisha ukuri buri umugore afite umwana umwe hari umugabo wamwinjiye nta mugabo wakwinjira mu rugo rurimo abana 4 yego kubera icyo atarwinjiramo wenda akajya narusohokamo rimwe na rimwe enda icyo ntakana umugore wanjye ashobora
kugira aho yahurira n'undi mugabo aho hirya, ariko nta mugabo wajya mu bana bane. Reka mbikubwire, uzi impamvu icyo nyigusobanuramo. Abana banjye ntabwo bamwishimira, mfite abahungu 3 n'umukobwa umwe, ntabwo bamwishimira. Ni bakuru? Imfura yanjye ni umukobwa afite imyaka 14, ari gasogonderi ya mbere, sibyo. Abahungu bamukurikiraho, umwe azajya mu wa 4, undi azajya mu wa 3, ubucura bwanjye azajya mu wa mbere arangije garidiyeni. Nta kuntu umugabo yaza abana babone araranye na nyina atari njyewe, abana ntabwo bamubuza amahoro, sibyo, banamusuzugura. Noneho kuko wahoze nyine uri kumbwira uti genda ashaka gusubirana nawe hanyuma n'ubuzima bwanjye bukajya ku murongo, ibyo bintu se uri kubiteganya biseriye? Ndimo kubiteganya, ariko nanone umugore ashobora kubyanga. Abyanze ubwo nanjye aho kugira ngo ngume aho ngaho, ngize imyaka 52 kandi buriya ubusaza uri kumwe n'umugore akagusazisha, buri umugore ashaka kugufurira imyenda, yego, akakwitaho akaguhanagurira agakweto, kuvuga ngo nanone wirukanse mu ndangamirwa z'indaya, zo zirakwiba, nta kiza ziba zikwifuzaho. Nka Mama Queen, Mama Queen reka tumugaruke. amezi 2 ashize anyibye 400. Ego. Kuko n'ejo bundi mfata 400 yaza kuba hari, sha yari kuyararira. None se Mama Queen nyine ari muri aho bise bahita Transit Center, aho bakunze kwita kwa Kabuga, handi bagenda bakakugorora, bakakwigisha, bakajya gute kugira ngo ibyo urimo ubivemo. Hari ahantu ntabwo ari ahantu habi, ni ahantu heza kuko kiriya kigo cyashyizweho na leta. Njye ntabwo nakivuga nabi, kijyamo babandi babaye imbata ibiyobyabwenge, abanywa urumogi, abiteza inshinge, izi za kokayine z'ibicya, barabiteza inshinge. Rero mbona no kwigisha urubyiruko, mwa rubyiruko mwe ko ari mwebwe Rwanda rw'ejo, muri polisi yacu ni mwebwe bakeneye, mu gisirikare ni mwebwe bakeneye. Ntabwo bafata nka Nzovu y'imyaka 52 ngo banyakire mu gisirikare, nta mbaraga mfite, narajegeye, sibyo. Ni urubyiruko ya myaka 18 20. Rero mwa rubyiruko mwe ntabwo twifuza ko mwajya Transit, namwe ibiyobyabwenge, mwihangire imirimo, mushake wifi, mushake ariyo bita internet. Burega igihe tugezemo, wifi na internet iraguhemba wibereye iwawe. Nanjye Nzovu iyo nza kuba narize, njye naza nkorera nkibura 100 mu ijoro, sibyo. Yego. Ariko Mama Queen niho ari, barimo kumugorora. Ariko iyo abantu bari yose barabasura, barabasura. Kuwa gatanu agenda ukamwandikisha, wagira saa 9, saa 9 wagera bakamuguha, muvugana nibura iminota itarenze 3. Ariko njyewe sinzamusura kuko bushize n'ubundi byagenze baramufungiye, nkazamusura saa 9, ndamusura nkamusura, bamufunguza ikintu yampembye. Yaraje yankubise guhera saa 2:15 za nijoro, areka kunkubita saa 9:15, yankubise amasaha 6. kiwe imbere y'Imana ibyo ndabivuga byarabaye. ko mwari mwaserereye ariko dusera gutese. Ese Mama Queen mugira n'umwana? Ntawe. Uwo Queen n'undi mugabo. Nta mwana dufitanye. Usibye ko muri iyi minsi mbere ko bamufunga yavuga ko namuteye inda, ngo afite atwita, ariko iyo ni kanuni abakoresha kugira ngo arye amafaranga. Ariko se inda wayitenda gute n'ibiri muri onapo? Ubwo se nimba njyewe ngiyeyo afite abandi bagabo nka 3 bamurongoye bakoreraho, njye nkajya ndi wa 4, ese yamenya se w'umwana? Yamumenya, yamubwirwa n'iki? yamumenya. Umwana azari mugufiya, afite igikara cya Nzovu, umwana azaba ari uwanjye. Njye nubwo najya kwirirwa mpimisha ADN, sibyo, umwana azaba ari uwanjye. Nzamufasha cyangwa amumpe, Mama Sandrine
amurere. Mama Sandrine nabyanga mushyire mukecuru i Nyanza amurere. Okay. Noneho urabizi ko ejo hashize wari umunsi w'iki wo kwibohora. Yego, buri munyarwanda wese aribohoye. Nyine wowe mbwira kwibohora babyita gute mu cyongereza? Wimbaza icyongereza nimba uvuye mu Bushinwa, njye nta cyongereza nzi. Nta nubwo ushaka no kugerageza? Gerageza ibiki? Njye menya ururimi bitewe n'igihugu ngiyemo. Undi mu Rwanda ndakoresha Ikinyarwanda, ninjya mu Bushinwa waturutse nzakoresha Igishinwa, ninjya mu Bwongereza nzakoresha Icyongereza, ninjya mu Bufaransa nkoresha Igifaransa, mbaza mu Kinyarwanda rero. Okay. Hanyuma nyine kwibohora kuri wowe wumva ari iki? Kwibohora kuri njyewe impamvu kwibohora ari byinshi ushobora kwibohora. Ushobora kwibohora ubukene ukajya mu iterambere. Ushobora kwibohora mu buhinzi, nimba wararumbyaga ugashaka yuko ushyiramo ifumbire ukeza cyane. Ibyo ngibyo kuko FPR yaratubohoye ituvana mu bujiji. Mbere ntayo tubicano yabagaho, ndavuga ku bwa Habyarimana, ni nacyo gihe navukiyeho, na interineti yabagaho, nta kibura Habyarimana iyo umuntu wapfuye nta koranabuhanga ryabagaho kiriya gihe. Ariko aho FPR ibohoye igihugu, ubu dusigaye tubona amafaranga kubera interineti yaje mu Rwanda ariyo bita wifi. Uraryama ugakorera amafaranga, ukajya hari bita ngo imikino y'amahirwe, uragenda ukaba wakorera amafaranga. Ariko nanone biriya bintu birimo gusenya bya betingi. Nanone urajya iwawe ugasanga ufite miliyoni irarangiye. Biriya bimeze nka byandi bitaga ibiryabarezi. Abagore bajyaga guhaha, umugabo aguha amafaranga yo guhaha ugashyira mu biryabarezi, ukagaruka ingutiya wazitaye mu birere ngo umugabo aranyica. Mwitonde rero, n'imikino y'amahirwe niyo muyitonde. Ariko twaribohoje, igihugu cyacu gifite umutekano. Nkanjye Nzovu ndanywa Knowless, nkakanywa nijoro, nkataha mu gitondo ntawe unkubise, ntawe umfunze, ntaki. Ariko nanone ntitubyitwaze, tunywe mu rugero, ibyo bita resi. Banywe resi, ntitupfushe ubusa. Nimba wanywaga Knowless enye, unywe ebyiri, andi wizigame, andi wajyane mu kigega Agaciro, nta bindi. Okay.